Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na UNICEF isomo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma bizadufasha mu buzima. Mume urubuga some. Abanyeshuri b'umwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Murengezi ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo wanyu binyuze kuri radiyo. None se umukoro mwarimu wabahaye ubushize wo kubwira abo mubane isomo mwigiye mu nkuru mwasomye yitwa dufashanye ndetse no gushushanya ibyo mwabonye mu nkuru mwarawukoze? Nizere ko mwese mwawukoze. Kandi habaye hari abatarawukoze, ubutaha mwazajya mugerageza gukora umukoro mwahawe. None se ninde watubwiye iki inkuru dufashanye yamwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru dufashanye. Murakoze cyane. Rimwe mu isomo twize mu nkuru dufashanye nuko tugomba kujya dufashanya na bagenzi bacu mu gihe bakeneye ubufasha. Mbere yuko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Nawe ufite igitabo ugomba kuba ugifite hafi yawe. Uwo ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo biboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'198 n'urupapuro rwa 201 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Zakunda gusoma mbihe umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Nge buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye cyangwa impapuro, amakaramu ndetse n'ibitabo. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga ibihekane njwa na dwa. Turakora kandi imyitozo yo kuvuga no kwandika ibihekane njwa na dwa hamwe n'amagambo arimo ibihekane njwa na dwa. Nk'uko maze kubibabwira, tugiye kwiga ibihekane njwa na dwa. Reka dutangirire ku gihekane njwa. Twige Ikinyarwanda. Igihekane njwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Igihekane njwa kigizwe n'ingombajwi 3.
ngaho nimugerageze kuvumbura izo ngombajwi zigize icyo gihekane maze muzibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane, ndizera ko mwese mwazimenye. Igihekane njwa kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na, ja na wa. Ingombajwi na, ja na wa nizo zitanga igihekane njwa. Igihekane ni njwa. Musubiremo igihekane njwa. Twongere igihekane njwa. Nanone igihekane njwa. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi njwa, njwa, njwa. Twese tuvuge neza ijwi njwa, njwa, njwa. Nawe vuga neza ijwi njwa, njwa, njwa. Twese tuvuge neza ijwi njwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi njwa, njwa, njwa. Twese tuvuge neza ijwi njwa, njwa, njwa. Nawe vuga neza ijwi njwa, njwa, njwa. Twese tuvuge neza ijwi njwa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho tugiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane njwa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo, hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni nyanjwenge. Dufatanye gusubiramo nyanjwenge. Ngaho musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane njwa ni kwanjwa. Dufatanye gusubiramo kwanjwa. Ngaho musubiremo mwenyine. Byiza cyane. Abana, noneho nimwe mutahiye gushaka amagambo arimo igihekane njwa. Sibyo? Murashaka amagambo atatarimo igihekane njwa, uyabwire umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu ndetse n'andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane njwa ni gukanjakanjwa, injwiri, gushinjwa n'ayandi. Igihekane cya kabiri twiga uyu munsi ni dwa. Twige Ikinyarwanda. Igihekane dwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwazimenye. Igihekane dwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo da na wa. Ingombajwi da na wa nizo zitanga igihekane dwa. Igihekane ni dwa. Dusubiremo igihekane dwa. Dufatanye gusubiramo igihekane dwa. Ngaho musubiremo mwenyine. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Muratega amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza
ijwi dwa dwa dwa. Twese tuvuge neza ijwi dwa dwa dwa. Nawe vuga neza ijwi dwa dwa dwa. Twese tuvuge neza ijwi dwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi dwa dwa dwa. Twese tuvuge neza ijwi dwa dwa dwa. Nawe vuga neza ijwi dwa dwa dwa. Twese tuvuge neza ijwi dwa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane dwa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni kudwinga. Dufatanye gusubiramo kudwinga. Ngaho musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane dwa ni kudodwa. Dufatanye gusubiramo kudodwa. Ngaho musubiremo mwenyine. Byiza cyane. Abanyeshuri, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane dwa, sibyo? Murashaka amagambo atatarimo igihekane dwa, uyabwire umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu, ndetse n'andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane dwa ni madwedwe, umudwedwe, aradagadwa n'ayandi. Twige Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika ibihekane njwa na dwa. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma. Ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Nje buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Murakoze. Noneho mureke dutangirire ku gihekane njwa. Ese mushobora kuvumbura ingombajwi zigize igihekane njwa? Niba uzibuka, ngaho uzibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazibutse. Igihekane njwa kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na, ja na wa. Dufatanye gusubiramo na, ja na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane dukoresha inyuguti zifatanye. Turabanza twandike na, dukurikizeho ja, hanyuma yazo hajyeho wa, zose zegeranye.
Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane njwa cyandikwa ku rupapuro rw'198 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane dwa. Twige Ikinyarwanda. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane dwa? Niba uzibuka, ngaho uzibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane dwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri, da na wa. Dufatanye gusubiramo da na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane, tuza kwandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike da, hanyuma dukurikizeho wa, zombi zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane dwa cyandikwa ku rupapuro rwa 201 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika ibihekane njwa na dwa. Niba mugikeneye kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo ibihekane njwa na dwa. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni amanjwe. Ndasubiramo amanjwe. Nanone amanjwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni gukanjakanjwa. Ndasubiramo gukanjakanjwa. Nanone gukanjakanjwa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni madwedwe. Ndasubiramo madwedwe. Nanone madwedwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kane ni aradagadwa. Ndasubiramo aradagadwa. Nanone aradagadwa. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mwaka wa kabiri, mwareba kuva ku rupapuro rw'198 no ku rupapuro rwa 201 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane n'uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwiha amashyi. Abana, byanshimije cyane uyu munsi kwigana namwe, gusoma no kwandika ibihekane njwa na dwa. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro.
ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo ibihekane njwa na dwa. Murashaka amagambo atatarimo igihekane njwa n'andi atatarimo igihekane dwa. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa ibindi bintu bibakikije. Amagambo muza kubona muyandike maze muze kwereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo ibihekane njwa cyangwa dwa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rw'198 ndetse no ku rupapuro rwa 201 mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro irimo ibihekane njwa na dwa. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga Ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.